Kimwe neza nizere ko bimeze neza twongeye kuba ikaze hano ku muyoboro Onebu opportunity ya Rwanda rero nkuko twabibamenyesheje rwose kabisa twebwe dushimishwa no kubona amahirwe aho aherereye hose tugahita tubahuza nayo mu minsi ishize twabatangarije amahirwe aho hari call for application ku bashaka kujoininga RDF noneho kubacikanwe rwose n'ubundi amahirwe asa nkayo arongera agarutse aho tugiye kuza kubashiringa amahirwe adasanzwe aje kuba aboneka muri RCS kuri mwebwe rwose mwahoze mwumva mushaka kujoininga RCS urwego rw'igihugu rushinzwe gucunga amagororero. Tugiye kuza kureba itangazo hano babaye bashize ahagaragara turebe ibisabwa ngo nibihe asigaye n'usanga wemerewe gukora application uhiti uza gukora application mu buryo bwihuse kandi twebwe uramutse ugize ngo ukeneye ko tugufasha rwose kabisa uhita ureba nimero zacu ukatwandikira tukaza kuba twagufasha asigaye nawe ukaza kuba wagira iki wagera ku nzozi zawe wagiye wifuza kuva kera. Rero niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku muyoboro Onebu opportunity ya Rwanda wakanda subscribe share and comment asigaye tukagenda tubana gatanu ku kandi. Rero nkuko mubibona iri tangazo ryaje kuba riba posted n'abantu benshi hano hari uwaje aravuga ngo abwira mugenzi wawe abwire mugenzi we ko itangazo ry'abifuza kwinjira muri RCS ku rwego rwa Ofisiye ryasohotse wabona ari we ari interested ntawamenya. Nkeka ko mubyumvise kabisa abwira mugenzi wawe nawe abwire mugenzi we ntawamenya wasanga ari interested yarahoze yifuza kujoininga RCS. Rero RCS sometime hari igihe ushobora kuba RCS hari igihe ushobora kuba aribwo bwa mbere ubyumvise reka tuze kubigira clear kugira ngo uze gukora application uzingura ukora application ahagana he. RCS rero murabona aya mafoto dufite hano atandukanye ni nibo aba RCS nabashinzwe gucunga amagororero. Rero aba ofisiye birumvikana nabangaba mubona bambaye nk'abapolisi bambaye black abangaba murababona neza aba nibo ofisiye. Rero ushaka gukora application araza kuba asaba kuba yaba umofisiye. Ahubwo reka tuze turebe itangazo twihuse kugira tutaza gutinda turebe ibirimo ngo ni ibiki asigaye natwe uza kuba akeneye gufasha turaza guhita tumufasha twihuse. Rero dutangiye dufungura iri tangazo ryacu murabona yuko bavuze ngo itangazo kubifuza kwinjira muri RCS ku rwego rwa Ofisiye. Ubuyobozi bw'urwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora RCS buramenyesha abanyarwanda bose bifuza kwinjira muri RCS ku rwego rwa Ofisiye ko kwiyandikisha mu turere bizatangira tariki ya 10 Kamena kugeza tariki ya 29 Kamena mwaka 2026. Abatazabona umwanya wo kwiyandikisha bazaza ku munsi w'ikizamini. Rwose nkuko mubyumvise neza uramutse utabonye uburyo ki wajya kwiyandikisha icyambere no gushaka ibyangombwa wazajyayo ku munsi w'ibizamini asigaye ukaza kuba wagira amahirwe yo kuba waza kujoininga RCS. Abujuje ibisabwa bagomba kuza bitwaje inyandiko yujuje neza iboneka ku rubuga rw'urwego rw'igihugu rw'u Rwanda rushinzwe igorora ariho www.rcs.gov.rw ikomekwaho fotokopi ndangamuntu ndetse n'ifoto ngufi ebyiri passport. Ubwo no kuvuga ngo uzaza udownloadinge ino fishi uyuzuze nusoza ushiraho fotokopi ndangamuntu ushireho n'amafoto yawe ya passport abiri. Ibyo nizere yuko tubyumvise neza. Noneho kugira ngo abaziyandikisha ku rwego rwa Ofisiye baziga umwaka umwe n'imyaka 4 bose bagomba kuba bujuje ibi bikurikira. Ubwo nukuvuga ngo hano kugira uze kuba umwofisiye muri RCS ubanza kuba wiga igihe cy'umwaka umwe cyangwa se imyaka 4 nka kuri tumenyereye abanyeshuri basoza kwiga basoza segonderi bakajya kwiga ko bakiga imyaka 4 hari n'abasoza na kaminuza bakajyayo bakiga undi mwaka umwe. Hano muri RCS naho ni gutyo bimeze. Abaziyandikisha bashaka kwiga umwaka umwe n'abashaka kwiga imyaka 4 bose bagomba kuza kuba bujuje ibi bikurikira: kuba ari umunyarwanda, kuba afite ubuzima buzira umuze, kuba atarigeze ahamwa n'icyaha, kuba adakurikiranweho icyaha, kuba atarirukanwe mu burundu mu kazi ko mu butegetsi bwite bwa leta keretse yarahanaguweho ubusembwa, kuba atagaragara ku rutonde rw'abatujuje kuba abakozi ba leta, kuba uri indakemwa mu mico no mu myifatire, kuba ufite ubushake bwo kwinjira muri RCS, kuba witeguye gukorera ahariho hose
mu gihugu. Rwose murabyumvise neza, niba ugiye gukora application ibi ugomba kuza kuba ubyujuje kandi ugomba kuba ufite ishyaka ryo kuba wajoininga cyangwa se wakorera muri RCS. Noneho ku bantu baziga umwaka umwe, abiyandikisha bagomba kuba bujuje ibi bikurikira. Rero kugira ngo uzige umwaka umwe rwose umva ibyo usabwa kugira ngo ufate umwanzuro ubizi neza, kuba ufite imyaka iri hagati ya 18 kugeza ku tariki ku myaka 25. Ugomba kuba ufite imyaka iri hagati ya 18 kugeza kuri 25. Birumvikana kuba wararangije icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye ufite impamyabumenyi ya A0. ubwo ugomba kuba warasoje icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye muri kaminuza. Ubwo kuba wararangije icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye IPRC afite impamyabumenyi ya A1. ubwo ni ku bantu basoje kaminuza muri IPRC n'abasoje kaminuza muri mu yindi kaminuza yariyo yose ariko bafite bachelor degree. ubwo ku bantu mwebwe mwasoje secondaire gusa turaje tubabwire namwe ibyo musabwa. noneho abafite umwihariko kuba kubize ubuvuzi medicine, engineering, ubuforomo nursing, amategeko laws, uburezi education, ubuvuzi bw'amatungo veterinary medicine, ndetse n'ubuvuzi bw'imitekerereze clinical psychology. bagomba kuba batarengeje imyaka 27. ubwo kuri abantu mwiga ibintu bibatwara imyaka myinshi cyane, namwe mugomba kuba mutarengeje imyaka 27. nizere ko mbyumvise neza. noneho kuba ziga imyaka 4, abiyandikisha bagomba kuba bujuje ibi bikurikira: kuba ufite imyaka iri hagati ya 18 kandi itarengeje 21, kuba wararangije amashuri 6 yisumbuye A2 kandi ufite amanota akwemerera kujya muri kaminuza y'u Rwanda. ubwo murabyumva neza yuko ababyifuza rwose bazaba bahita bajya kwiga muri kaminuza y'u Rwanda. ubwo no kuvuga ngo ugomba kuba ufite amanota akwemerera kujya kwigayo, asigaye ugahita ugenda wiga ujya muri mu ishami aho uziga nyine ibya RCS nkuko n'abandi biga muri kaminuza y'u Rwanda, ariko bariga ko ari abasirikare. kuba witeguye kwiga ishami rimwe riri mu mashami ya kaminuza y'u Rwanda ariyo general medicine, general nursing, computer engineering na dental surgery. ubwo rwose ugomba kuba witeguye kuba wakwiga amasomo muri aya ngaya bavuze. abazaba biyandikishije kandi bujuje ibisabwa baziga amashami yavuzwe ruguru bijyanye n'ibyo bize mu mashuri yisumbuye, bafite amanota atari munsi ya 70% kubize science. rwose murabyumvise neza. wowe wari waravuze ati kwiga muri kaminuza y'u Rwanda byaranze, wabigenza ute? ubu aya ni amahirwe ashobora kuba yahita atuma wisangayo, nawe ukaza kuba wareba ko ibintu biza kugenda neza, ukagenda rwose ukiga medicine, general nursing, ukaba docteri, ibintu bikagenda neza. noneho hano bakomeje bavuga ngo abaziyandikisha basabwa kuzitwaza ibi bikurikira: icyemezo cy'amavuko, indangamuntu, icyemezo cy'amashuri yize kiriho umukono wa noteri, nizere ko mubyumvise neza, icyemezo cy'ubudakemwa mu mico no mu myifatire byemejwe n'ubuyobozi bw'umurenge, icyemezo cyo kuba atarakatiwe n'inkiko, icyemezo kigaragara ko ari ingaragu, ndetse n'icyemezo cyo kwa muganga cyemeza na muganga wemera ndetse n'icyemezo cyo kwa muganga cyemejwe na muganga wemewe na leta. nizere uko mubyumvise neza ibi bintu kabisa, muze guhita mubikurikirana. noneho hano bahise bakomeza bavuga ngo abiyandikishije bazakora ibizamine by'ijonjora ku tariki 30 Kamena umwaka wa 2026 kugeza tariki ya 2 Nyakanga umwaka wa 2026 saa 3 za mu gitondo aho hakurikira. hano bahise bavuga uburere kabisa aho uko bizagenda bigenda. wowe niba uri interested, ikintu usabwa ni ukuza kuba wasaba iri tangazo ryuzuye kugira ngo umenye igihe uzakorera uziyandikishiriza. rero niba ukeneye iri tangazo, uri interested, muri comment urandika ngo
Onebu am interested duhite tuguhereza. Niba ukeneye ko tugufasha watwandikira kuri 072 785 niba utarakora subscribe kabisa wakwihutije gukora subscribe, share and comment, asigaye buri wese akaza kuba yamenya ibijyanye n'itangazo kandi nizere uko mugiye kuza guhitamo ibyaza umusaruro. Sawa mukomeze mugire ibihe byiza.